aho navuze ngo ntangiye gucuranga inanga naho nayo nkoze igitaramo kuri Radio Rwanda numva ko aho ngaho wenda ntangiye gucuranga inanga 2011 cyane rwose kuko noneho umukobwa ari ukuntu umutomora neza mu nanga ukikunda maze agahitarira ugasanga bibaye ibindi rwose. Reka twongere tugusuhuze cyane wowe ukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Nunu Lover TV. Nkuko mubibona haturi twicaye ahantu ku nkengero z'amazi, hari ushobora kwibaza tese nihe kindi murumva akazi kikari kuduherekeza muri background nabyo turubuze ko tubisobanukirwa. Aha rero twicaye ku nkengero z'ikiyaga cyangwa icyuzi cya Nyamagana ni mu karere ka Nyanza, niho uyu munsi twerekeje. Nizera ko turuze kubana neza muri iki kiganiro. Nkuko mubibona imbere ya kamera umutumirwa turi kumwe ariho aracuranga, ni igicurangisho inanga gakondo. Turuze kuba nawe tuganira nawe. Ni umusore yitwa Laurent, ni umusore nawe wa hano mu karere ka Nyanza. Kora kuri subscribe uhakanda aho hasi ukande kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro n'inkuru bya Nunu Lover TV bijye bikugeraho neza kandi ku gihe. Naho jewe utangiye nkuramutsa nguha nikaze, nitwa Nuello. Chabless. Reka dutangire twakira uyu musore mu kiganiro cyacu. Muraho neza? Muraho. Tureba neza hariya kuri kamera, ndagira ngo umfashe wibwire abakomeje kudukurikira. Ndi Rutinduka n'inkubitorwa mugenga rutimirwa ku rugamba mu twanjye n'urucinyamakombe nawe temushati muranira icyetero kinyikoranye mu gwasa n'umusa na jurwambo nigabarura nikuranye umisha murenzi impinga yitabaza impinga sanga izanjye zerejwe n'Imana umusore naje rwasimbangira ndamaje. Aho rero ngira ngo muramwumva mu kanya turuze kuvuga twirekuye twongereye ijwi kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Ndiho ndabona ufite inanga ukomeje kugenda uyikoraho kumirya buhoro buhoro tuvugiramo, ni byiza cyane. Ariko ndagira ngo noneho iyi nanga mbere ko twinjira mu kiganiro ubanze uyikoreho bya nyabyo twirekuye, tubanze tujye no mu mwuka w'iki kiganiro. Ega mpungura behenga dore mpungu kwa behenga bazanye abana b'ishuri ndetse bazana n'ab'inshuke maze mpungara reba ati suyuhu bazanye na nyiramatama umukobwa witabarya amatako maze mpungara reba ati suyuhu ati mpungura behenga bati mpungura behenga bazanye na nyirabyano bisa nk'ibyasi, ibyo byasi bimaze kozwa maze mpungara reba ati suyuhu ibazanye na nyirangoro umukobwa wagorowe ni wabo maze mpungara reba ati n'uyuhu
ibazanye intebe y'umuringa maze mpunga yegamira umurera maze ubwo bakora ibyo bashaka. Wow, very nice. Ni byiza cyane karagaciyemo. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro cyacu. Iyo yari warm up ko ari ukwishyushya. Turi buze gucuranga indirimbo nyinshi cyane mu kanya kari buze. Hanyuma rero Laurent, uracyari umujene uko bigaragara, ariko umuntu yakwibaza ubu bumenyi bwaje bute bwo gucuranga inanga, noneho itari na piano ya kizungu ahubwo ugacuranga inanga gakondo? Habayeho kubikunda cyane cyane, nabanje kumva nkunze umuco nyarwanda, numva umuziki wa kinyarwanda cyangwa se iby'iwacu mbikunze nyuje mu muziki cyangwa se mu nganzo gakondo, numva byaba ari byiza noneho nangize uruhare mu guteza umuco nyarwanda mbicishije mu muziki nyarwanda. Hanyuma abantu wenda akenshi iyo umuntu ari gukora nk'ibintu bitari ku kigero cye, ubwo ndi kuvuga uri gukora ibintu bya kera bya gakondo kandi ukiri muto, abenshi hari igihe bavuga bati uyu muntu abikomora mu muryango, hari uw'iwabo wabikoraga. Niko biri cyangwa byarizanye? Nge navuga ko ari byizanye, ariko nanone hakazamo akandi kantu nanone kururasoraso kuko sogokuruza yarayicurangaga, ariko noneho data se yayicuranze na sogokuru ntiyayicuranze. Nge nayize ku ruhande, niyo mpamvu navuze ngo harimo ururasoraso ariko ntabwo ariho nkomora urutoki. Aha, ntacyo kuri sogokuruza, nibyo niko warumbwiye. Sogokuruza wawe waba wenda nyuma yo kuvuka ababyeyi bawe baragiye bakuganiriza amateka ya sogokuruza wawe, ibyo yakoraga, wenda akaba ari byo byaguteye imbaraga zo kumva nawe wazacuranga nk'uko yabikoraga? Ni ukuvuga ngo banganirije amateka ya sogokuruza ko yacurangaga inanga, nyuma maze gutangira gucuranga inanga nibwo batangiye kujya benganiza. Ubundi nabo byasaga nk'aho ari nk'ibintu batagiha n'umwanya rwose. Hari amanota de base kuri gitari, abantu biga gitari batangira kugenda biga gucuranga, ugasanga hari uturirimbo baheraho biga gucuranga. Wowe utangira kuvuza inanga cyangwa kuyicuranga, nakahe karirimbo wahereyeho? Nakuvuga ngo hari indirimbo nakundaga mu ndirimbo zisanzwe zicurangwa n'abari abasaza, narayumvaga nkumva ndayikunze ari mu bitaramo, nanjye ndavuga ati iyi ndirimbo mbashe kumenya inanga ndumva nayicuranga, kuko niyo najyaga kwiga gucuranga inanga kuko nigishwe n'umusaza MUSHABIZI Viana. Namuga ati muze ndashaka iyi ndirimbo bayicuranga gute. Ni indirimbo ngira ngo biri mahira ko dufite inanga, tuze gukoresha inanga cyane kurusha amagambo, kuko ni nko gutarama, ni nk'igitaramo rwose. Reka noneho iyo ndirimbo wahereyeho wiga gucuranga tuyumve. Mbe bantu muri hano, mbe bantu muri hano, mureke mbabwira amagorwa y'umukobwa nyiragora ajya gushaka mugo yasanga n'ikigoryi. Nibwo umuhungu yabweze terega data nakuze no kusabira umugeni duhuje umutima. Nibwo se uwo muhungu yumva ayo magambo ashatse abaranga. Nibwo umuranga wa mbere yaje kuvuga ku mugeni yabonetse. Nibwo bafashe umunsi se w'umuhungu ndetse n'umuranga wo kujya kureba abakobwa bombi uko ari batatu. Nibwo yahisemo kumusabira umukobwa nyiragore. Warazi imico n'imyifatire, nibwo yaciye hirya maze ajya kwica ubwo bukwe bwe.
ati ninde wabarangiye urya mukobwa mwasabye utazi icyo gukora n'ubwitonzi n'umuco wa gikobwa akabari ntabyo arangwaho. Ako kabanga bebe kugira ngo bagakurikize bakise urwangano rwo kwica ubwo bukwe bwe ngo akunda gumirwe. Ubukwe bwabo babwihutanye n'ingoga bamuherekeza nijoro. Umukwe n'umukobwa babahuza ku gahato mbi ntawuzi undi. Uko utamenyana kwabo niko kwatumye bombi bumva badashakanye. Kugira ngo baseke basangire basabane by'abasore basibanye nta soni. Nyamukobwa arabaduka nibwo asohotse arahamagaye, nibwo asohotse ahamagaye ati yemwe abo hepfo aha n'abo haruguru abo kwa sogokuru, nimugire ngo nidukoma ntacyo turakora nashatse nahebye. Si umuntu turi kumwe ne cyane amagaje n'ikiga guteta n'icya nyirakuru. Nagihaye ishyushyu ngo ashyuhashire imbeho hagakomeza ubwangushye bwamburiye icyo nabuze. Namuhaye amavuruge ngo avugurure ibyavuzwe akavunika inkonokono nk'uwareye inkenekene. Haranuka mu nzara nk'uwashituye ijana. Haracurira ubuticura yo kwicwa n'icumu. Arakicwa n'icumu ry'irivaruganda ryo kwa bene cyaduka baritere mu mpyiko rimutsinde mu mbuga ntacyo yaramaze. Wow, ni byiza cyane. Iyi nanga yitwa gute? Mugoyi na Nyiragore. Mugoyi na Nyiragore arya ni yande? Ni ya Kiroso Thomas niwe wacuranze. Kiroso Thomas. Akaba se Nzayisenga Sophia. Iyi nanga kubera icyo ariyo wahisemo guheraho wiga gucuranga inanga? Nakuvuga ngo inanga yo nayumvaga numvaga ukuntu amagambo yayo yandikitse nkumva uburyo icuranze, ariko nkumva n'icyo gitekerezo ndagikunze. Nkumva icyo gitekerezo iyo kimeze uwo musore rwose byananiye washatse ubashakiye umukobwa. Jewe nk'iyi nanga iyo nyumvise ntacyo nkuramo. Ntakikuramo. Nta kintu numva nsobanurira. Nakuvuga ngo uko nanjye nasobanuriwe byanze bikunze ni ukuvuga ngo uriya musore yarakuze aho akuriye ari wabonaga ko akuze baramuga ati shaka. Noneho wa mukobwa yashatse kubera ko yari afite ikibazo runaka byaranze bageze ijoro ryarageze aribura. Niko uriya mukobwa yasohotse arahamagara byanze wumva ko ngo arahagira nk'uwari inkenekene harya ngo aranuka mu nzara nk'uwashituye ijana. Mbese iyo ushituye inka cyangwa se uyagaza uyigira wumva hari ukundi ari umuhumuro mwiza w'inka. Noneho yari ari kuvuga ko anuka mu nzara nk'uwashituye ijana. Hanyuma rero iyi gahunda yawe yo gucuranga inanga wayitangiye ryari? Wenda aho ducurangiye indirimbo ya mbere wahereyeho, ariko ni ryari noneho watangiye kwiga gucuranga inanga? Hari ryari? Natangiye gucuranga inanga 2009 nibwo natangiye kwiga gucuranga inanga. Noneho natangiye aho navuze ngo ntangiye gucuranga inanga naho nayo nkoze igitaramo kuri Radio Rwanda, numva ko aho ngaho wenda ntangiye gucuranga inanga 2011. Nibwo nakoze igitaramo cya mbere kuri radio, numva ko ari ibintu byiza cyane. Wagiye kuri Radio Rwanda gucuranga? Nicyo gitaramo cya mbere nakoze nacuranze kuri Radio Rwanda bwa mbere, niho nicyo itangazamakuru nakoreho bwa mbere. Yego. Ubu uyu munsi rero kariyeri yawe cyangwa iyi mpano yawe yo gucuranga inanga igeze ku ruhe rwego? Sinavuga ko igeze ku rwego rwiza cyane rushimishije, ariko byanze bikunze hari aho byavuye hari naho bigera, noneho hari n'icyo byansigiye ndetse hari n'icyo biteganya kuzansigira, ariko nanone sinarekeye kuko nibwo nkitangira kugira gute kuyizamura. Kuko mu gihe cyashize
nagerageza kuba nazamura impano yanjye ndetse ni inganzo yo gucuranga inanga ariko ntibinkundire kubw'ubushobozi kubw'iki ariko mu mwaka ibintu bimaze kugenda neza corona igize ngo ngiye gutangira gukoresha ibihangano bijye hanze bifite amashusho meze neza cyane. Aha. Hanyuma kimwe n'abandi bantu bafite ibintu runaka bakora bituma bamenyekana nk'abaririmbyi baririmba umuziki usanzwe, hari ibintu bijye bivugwa ko umuntu yagize fame cyangwa yamamaye atangira kugenda yisanga abantu bamukunda, muri abo bamukunda harimo n'igitsina gore. Ibi bintu mukora namwe bishobora gukurura abo bantu b'igitsina gore ku buryo usanga kugufana birenze kugufana umuntu akagukunda cyane rwose, kuko noneho umukobwa ari ukuntu umutomora neza mu nanga ukikunda maze agahita arira ugasanga bibaye ibindi rwose cyane rwose, kuko bamwe baravuga ngo inanga ni igikoresho cy'abasaza ba kera bakumva ko itashobora gukurura urubyiruko. Baribeshya cyane kuko urubyiruko rurakururwa n'inanga ugasanga ni ibintu bihambaye utanagaketse. Uducurangiye inanga za bandi baririmbyi ba kera b'abanyabigwi mu muziki nyarwanda, ujya wiyandikira ibihangano byawe ku giti cyawe? Cyane niyandikira ibihangano byanjye ku giti cyanjye, ku buryo nabyo ushobora kubishyira mu mirya y'inanga. Yego, reka tugende. Ndirutinduka n'inkubito rwamugenga rutimirwa ku rugamba muheto wanjye nucinya makombe nawe temushati murandi icyetero kinyikuranye mu gwasana umusore najurwa mboni gabaro nikuranye umesha murenzi impinga yitabaza impinga sanga izanjye zerejwe n'Imana umusore najurwa simbangira ndamara aho rero urumuri rwamaze gucanwa intambwe tuzitera tugana heza barabategarugori ntibagihezwa mu iterambere baraganje yego Rwanda urafite intwari shinjagira Rwanda ufite intwari ubutwari bw'abanyarwanda niko gaciro k'abanyarwanda kubw'ubutwari bw'abanyarwanda abanyarwanda ubutwunze ubumwe urukundo turubiba hose ubumwe buraganje bushinze imizi yego Rwanda urafite intwari shinjagira Rwanda ufite intwari ubutwari bw'abanyarwanda niko gaciro k'abanyarwanda ndumva nagera ihanga ntacyo nikanga ndi umunyarwanda nkayigira impamba nkaratira imahanga iby'umuco w'ubutwari na ndi umunyarwanda ukwigira ndaje yego Rwanda urafite intwari shinjagira Rwanda ufite intwari ubutwari bw'abanyarwanda niko gaciro k'abanyarwanda. Aha. Ni hatari. Indirimbo yitwa gute? Yego Rwanda. Washatse kwandika uvuga ku buhe butumwa muri rusange? Nashatse kuvuga ibigwi n'ubutwari ndetse n'imbaraga n'ubushobozi bw'igihugu cy'u Rwanda byinshi twagezeho byo aho twavuye aho tugeze iterambere nagiye nkora ku bintu byose mbona kandi bihari koko. Hanyuma Laurent, uyu munsi nk'umujene winje muri career y'umuziki ukatangira gukora umuziki uri traditional cyangwa wa gakondo, hari bagenzi bawe bandi nabo bumva bafite impano zo kuririmba gucuranga, ni iki kintu wababwira ariko by'umwihariko kugisanisha n'inama? Kuko usanga uyu munsi umuntu ajya mu muziki ariko akagenda adafite content, atumva ngo wenda nzajya ndirimba ndirimba ibiki, ni iki numva muri ngewe mfite gutanga nk'ubutumwa, agapfa wenda kugenda gutyo gusa.
niki kintu abo bantu bababwira? Cyambere cyo niba winjiye mu muziki, injira mu muziki wabanje kumva ko mbere na mbere hari ubutumwa, hari icyo ushaka kugeza ku bantu, pana kumva ngo ushaka kuba umusitari gusa biraho. Nushaka kuba umusitari gusa birashoboka ko ushobora kubikora nabwo bigakunda cyangwa se nibikunde, ariko bishobora kuba ako kanya bikarangira. Ikintu tugomba kureba cyane nicyo njya mvuga kuri bari abasaza, ndetse nkasanga nishobera amahanga ubwazamvugo ubwa yamvugo yacu na ya magambo runaka abanyeshuri biga, basanga nishobera amahanga. Kumva nk'igihangano nk'iki Mugoye na Nyiragore, kibaza ese Mugoye na Nyiragore ukabashyira nk'abantu nk'hariya rwose basobanutse b'urubyiruko, ariko ntabashe kumva byubuza ngo aturemo n'amagambo ngo arasumba imisego nk'uwenda kuruka. Ugasanga icyo kintu kiramwihishe. Ni ukuvuga ngo rero banza urebe ese igihangano ngiye gukora, ese ibintu ngiye gukora bifite ireme, ese kirakomeza kizaba ikintu gikura cyaguka. Iyi ndirimbo ninyikora 2021 2040 izaba ikiri indirimbo cyangwa izaba yarajugunywe. Icyo kintu kimaze kubaho, noneho nibwo wahita ufata from ukavuga ati noneho ngiye gukora. Nimbona byanze reka mbigenze uko, ariko nkora ikintu gifite ireme, ne gushaka indonye mbere yuko shaka ikintu gitanga ubutumwa. Okay, tugaruke ku kintu cya dreams and target. Ufite izihe nzozi, ufite ihe ntego? Okay, inzozi mfite zone nyinshi, ariko reka mvuge nk'inzozi mfite mu muziki. Numva ko byanze bikunze inanga nanjye hari aho nshobora kwivana, ndetse nkageraho ngeza kuyo nzaba umunyabigwi mu gihe kizaza, nkavugwa ati habayeho umuntu umusaza Mbonigaba aho acuranga inanga nkuko twumva barujindiri, ariko noneho kwa Muzehe Mbonigaba dore kira kivumu cyangwa se durura musozi no kwa Muzehe Mbonigaba wacurangaga inanga. Iki kintu kikaba noneho nkabaye nabo nasize kandi nanone babizi, simbe nka yamvuga ivuga ngo igicucu ruganzo tujya twumva. Yego, ukaba ufite ubumenyi ariko kanabutanga. Nkaba mfite ubumenyi nkanabutanga, ari nacyo kintu natangiriye. Hari abo mfasha ndetse nteganya kuzafungura cano, noneho nzajya nigishirizaho abantu inanga ku buryo bworoshye. Okay, tujya tubona ibitaramo nka Nyanza twataramye bijya bikunda kuba. Biriya bitaramo bari bwatangire kubijyamo? Ntabwo ari kesha, ariko narakitabiriye. Inshuro maze kujyayo abantu wabonye bakwakira bate? Nabonye abantu bishimiye kumbona ndi umusore ukiri muto yacuranga inanga. Mbona babyishimiye cyane, bakambaza ufite imyaka ingahe, ese umeze gute, hasi ubundi ukabona ni ikintu bafitiye amatsiko kumenya cyane, bakora ku nanga niwe yicurangaga cyane, ugasanga nkabona baranyishimiye. Abaririmbyi bariho bazamuka mu zindi njyana, usanga hari ibintu bajye bakora bya collabo cyangwa gufatanya n'abastar. Wowe muri iyi kariyeri yawe yo gucuranga inanga, hari abandi bakomeye ku rwego rw'igihugu tuzi nk'aba Sofia. Ujya utekereza ko rimwe ushobora nko kuzarebamo umwuka mwegera mukakorana nk'indirimbo inakoze muri studio ariko ikaba ubufatanye collabo? Icyo kintu ni ukuvuga ngo naragitekereje, ndetse byanze bikunze uyu mwaka turimo kiraba cyabaye, kuko mfite indirimbo shaka ko tuzakorana n'umusaza Mushabizi ndetse n'itsinda ry'ababeramuco. Indirimbo izaba ari nziza cyane, irimo umuco nyarwanda n'amashusho yayo azaba yimbitsemo umuco nyarwanda. Kuyo umwana w'imyaka 15 12 ashobora kuyireba agahita abona bya bintu byo muri za 70 80 aho ngaho, akabona bahetse umugeni mu ngobyi bajya gusaba bya kinyarwanda, bakenyeye inkanda cyane. Ibyo bintu ndabashishikarije kuko icyo kintu kizabaho uyu mwaka turimo. Atuye mwaka ndabona amaze gukorana indirimbo n'umusaza Mushabizi, ni nawe wamwigishije gucuranga inanga yabitubwiye. Nkwibutsa ko iyo uri gukurikira ni Nunu Lover TV, kanda kuri subscribe kandi no kukazogera ibiganiro n'inkuru zinyuranye zacu zigeze kugeraho ku gihenda. Cyari Nuello. Hanyuma mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro, Laurent, ni iki kintu wabwira cyangwa se wasaba umuntu uri kutureba muri aka kanya? Ikintu nasaba umuntu uri kutureba, uri kutwumva, nuko afite kuba hari itafari yashyira ku muco nyarwanda, yashyira ku bikorwa nk'ibi ngibi bifite guteza imbere umuco nyarwanda, ari uguteza imbere abahanzi, ari ugukurikirana ibihangano byabo,
ndetse n'ubundi buryo bushoboka ndetse no guta nk'umubyeyi akaba yafasha umwana we kwiga ibikoresho bya kinyarwanda ndetse n'ibindi bikubiye mu muco nyarwanda. Akenshi na kenshi mpura n'abantu mu bukwe mu bitaramo bitandukanye, aho ngabo wakwishimira icyo nkora ukavuga ati nk'uko babivuga n'abandi ati ngo haye umwana wanjye mwigishe mumfashirize yagira aho agera kumenye mfite nkagira icyo nanjye muha. Reka rero tugane ku musozo, sinzi niba hari akandi kantu wakoraho ku murya, wayicuranga ari inanga ivuga gusa, wayicuranga harimo n'amajwi uririmba, sinzi uburyo uri buze kubikora ariko dukoresha nk'amasegonda nka 30. Okay, sawa mwakoze. Umwaka unabyukanye menya hari umwaka unavukanye, nari mfite ururabo rwiza rw'iroza ruhumura cyane wenye, ndavuga kwezi gukina mu bicu kuriya kwamuritse mu mutima, n'umukobwa jana koko niwe mwiza mu bari nzi y'abanyampinga kuri iyi si, niwe misi kurunge. Wow, ni byiza cyane. Tugushimire cyane rero wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Uzakomeza gukurikira n'ibindi biganiro binyuranye tuzagenda tubagezaho mu minsi itaha. Ukomeze ubane natwe kandi ukomeze no kumererwa neza aho uri hirya no hino hanyuranye. Nuello, God bless.